Nongeye kubaha ikaze bene data, amahoro y'Imana abane namwe. Tugiye komeza n'igice cya Zaburi, tugiye komeza n'igitabo cya Zaburi. Ubushize twagarukije ku gice cya 61, ubu tugiye komeza n'igice cya 62. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, niyo mu buryo bwa Yedutuni, ni Zaburi ya Dawidi. Umutima wanjye uturiza Imana yonyine, niyo agakiza kanjye gaturukaho. Niyo gitare cyanjye yonyine, ni agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa cyane. Amen. Muzageza he gutera umuntu ngo mumwicane mwese, nk'inkike ibogamye nk'uruzitiro runyeganyega? Iki cyonyine nicyo bajya inama, ni ukugira ngo bamusunike ngo agwe, ave mu cyubahiro cye. Bishimira ibinyoma, basabirisha umugisha akanwa kabo, ariko bavumisha imitima yabo. Umutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo ibyiringiro byanjye biturukaho. Niyo gitare cyanjye yonyine, ni agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Imana niyo irimo agakiza kanjye, ni icyubahiro cyanjye, igitare cy'imbaraga zanjye, ni ubuhungiro bwanjye, n'ubuhungiro bwanjye biri mu Mana. Mwa bantu mwe, mujye muyiringira ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo. Imana niyo buhungiro bwacu. Amen. Ni ukuri aboroheje ni umwuka gusa, kandi abakomeye ni ibinyoma. Nibashyirwa mu gipimo ntibazika, bazateruka. Bose bateranye umwuka ubarusha kuremera. Ntimwiringire agahato, ntimwizigirire ubusa kunyaga. Ubutunzi nibugwira ntibuzabaherane imitima. Imana yavuze rimwe, nabyumvise kabiri, ngo Imana niyo ifite ububasha, kandi ni wowe mwami ufite imbabazi, kuko witura umuntu wese ibikwiriye umurimo we. Amen. Igice cya 63 havuga ngo Zaburi ya Dawidi yahimbye ubwo yari ari mu butayu bw'i Buyuda. Mana ni wowe Mana yanjye, ndazindukira kugushaka. Umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye, kiruhijwe n'amapfa kitagira amazi. Uko niko nagutumbiririye ahera hawe, kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe. Kuko imbabazi zawe ari zo gukundwa kuruta ubugingo, iminwa yanjye izagushima. Uko niko nzaguhimbaza nkiriho, izina ryawe niryo nzamanikira amaboko. Umutima wanjye uzahazwa nk'uriye umusokoro n'umubyibuho, akanwa kanjye kazagushimisha iminwa yishima. Uko nzakwibukira ku buriri bwanjye, nkagutekereza mu bicuku by'ijoro. Uko wambereye umufasha, kandi nzavugiriza impundu mu gicucu cy'amababa yawe. Umutima wanjye ukomaho, ukuboko kwawe kw'iburyo kurandamira. Ariko abashakira ubugingo bwanjye kugutsemba bazajya ikuzimu. Bazahabwa gutwarwa n'inkota, bazaba umugabane w'ingunzu. Ariko umwami azishimira Imana, uyirahira wese azirata, kuko akanwa k'ababeshya kazazibya. Amen. Igice cya 64 haravuga ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Mana umva ijwi ryanjye wo kuganya, kiza ubugingo bwanjye gutinyishwa n'umwanzi. Mpisha inama z'abakora nabi, bangira rwihishwa, n'imidugararo y'inkozi z'ibibi. Batyaje inzimi zabo nk'inkota, batamitse imyambi yabo ariyo magambo abishye, kugira ngo barasire utunganye mu rwihisho. Bamurasa igitunguro ntibatinya, bihumuririza imigambi mibi. Bajya inama zo gutega ibigoyi rwihishwa, bakibwira bati ninde uzabireba? Bahirimbanira kunguka inama mbi, bakibwira bati tunogeje inama twungutse. Umutima w'umuntu wese n'ibishwe atekereza ntibirondorwa, ariko Imana izabarasa, bazakomeretswa n'umwambi ubatunguye. Uko niko bazasitazwa, ururimi rwabo ubwarwo ruzabarwanya. Ababareba bose bazazunguza imitwe, kandi abantu bose bazatinya, bavuga umurimo w'Imana, batekerereshe ubwenge ibyo yakoze. Umukiranutsi azanezererwa, Uwiteka mwiringire, kandi abafite imitima itunganye bose bazirata. Amen. Igice cya 65 havuga ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, indirimbo ya Dawidi. Mana Isiyoni bagushimisha kuguturiza, ni wowe bazahigura umuhigo. Ni wowe wumva ibyo usabwa, abantu bose bazajya aho uri.
gukiranirwa kwinshi kuranesheje, ibicumuro byacu uzabitwikira. Hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza, kugira ngo agume mu bikari byawe. Tuzahazwa n'ibyiza byo mu nzu yawe, ibyiza byaheraho mu rusengero rwawe. Mana y'agakiza kacu, uzadusubirishe ibiteye ubwoba kubwo gukiranuka kwawe. Ni wowe byiringiro byabo ku mpera y'ubutaka hose, n'ibyabo ku mpera y'inyanja za kure. Iyo niyo ishimangirisha imisozi imbaraga zayo, ikenyeye imbaraga. Iturisha guhorera kw'inyanja, guhorera k'umuraba wo muri zo, n'imidugararo y'amahanga. Kandi abatuye ku mpera y'isi batinya ibimenyetso byawe. Uvugisha impundu abaho igitondo gitangariza, n'abaho umugoroba ukubira. Ugenderera isi ukayivubira, uyitungisha cyane uruzi rw'Imana rwuzuye amazi. Ni wowe uha abantu amasaka, umaze gutunganya ubutaka utyo. Amen. Uvubira impavu zo muri bwo imvura nyinshi, uringaniza imitabo yo muri bwo. Ubworohesha ibitonyanga, uha umugisha ku meza kwabwo. Wambika umwaka kugira neza kwawe nk'ikamba, inkora z'igare ryawe zigusha umweru. Imvura igwa ku rwuri rwo mu butayu, imisozi igakenyera ibyishimo. Urwuri rugakatirwa n'imikumbi, ibikombe bitwikirwa n'amasaka, biranguruzwa n'ibyishimo bikaririmba. Amen. Igice cya 63 aravuga ngo indirimbo yitwa Zaburi, yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. Mwabari mu isi yose mwe, muvugirize Imana impundu, muririmbire icyubahiro cy'izina ryayo, mwogeze ishimwe ryayo. Mubwire Imana muti, imirimo yawe ko iteye ubwoba, imbaraga zawe nyinshi zizatuma abanzi bawe bose bakugomokera, bakagushyeshya. Abo mu isi yose bazagusenga, bakuririmbire, bazaririmbira izina ryawe. Nimuze murebe imirimo y'Imana iteye ubwoba, ku byo igirira abantu. Yahinduye inyanja ubutaka, kandi bambukishije uruzi ibirenge, aho niho twayishimiriye. Itegekesha imbaraga zayo iteka, amaso yayo yitegereza amahanga, abagome we kwishyira hejuru. Mwa mahanga mwe, muhimbaze Imana yacu, mwumvikanishe ijwi ry'ishimwe ryayo. Irindira imitima yacu mu bugingo, kandi ntikundira ibirenge byacu ko biteguza. Uko Mana waratugerageje, watuvugutiye nk'uko bavugutira ifeza. Wadutoje ikigoyi, waduhekesheje umutwaro uremereye mu mugongo. Wahaye abantu kudakandagiza ku mitwe amafarashi abahetse. Twanyuze mu muriro no mu mazi, maze udukuramo udushyira ahantu h'uburumbuke. Ndinjirana ibitambo byokeje mu nzu yawe, ndaguhigura umuhigo naguhize. Wabumbuje iminwa yanjye, akanwa kanjye kakawuvuga ubwo nari mu mubabaro. Ndagutambira ibitambo byokeje by'amatungo abyibushye, arimo umubambwe w'amasekurume y'intama. Ndatamba amapfizi n'ihene. Mwabubaha Imana mwese mwe, nimuze mwumve, nanjye ndavuga ibyo yakoreye ubugingo bwanjye. Nayitakirishije akanwa kanjye, ururimi rwanjye rwarayihimbaje. Yaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntaba anyumviye. Ariko koko Imana iranyumviye, ityarije ugutwi ijwi ryo gusenga kwanjye. Imana ihimbazwe, itanze kumva gusenga kwanjye, kandi itankuyeho imbabazi zayo. Amen. Igice cya 67 aravuga ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwira inanga, indirimbo yitwa Zaburi. Imana itubabarire, iduhe umugisha, itumurikishirize mu maso hayo, kugira ngo inzira yawe imenywe mu isi, ubugingo bwawe bukiza bumenywe mu mahanga yose. Mana, amoko agushime, amoko yose agushime. Amahanga yishime, aririmbishwe n'ibyishimo, kuko uzacira amoko imanza z'ukuri, kandi uzashorerera amahanga mu isi. Mana, amoko agushime, amoko yose agushime. Ubutaka bweze umwero wabwo. Imana niyo Mana yacu, izaduha umugisha. Imana izaduha umugisha, kandi abo ku mpera y'isi hose bazayubaha. Amen. Igice cya 68 haravuga ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni indirimbo ya Dawidi yitwa Zaburi. Imana izahaguruka abanzi bayo batatane.
kandi abayanga bazahunga mu maso hayo. Nk'uko umwotsi utumuka niko uzabatumura, nuko ibimamara biyagira imbere y'umuriro niko abanyamahanga bazarimbukira imbere y'Imana. Ariko abakiranutsi bazanezerwa, bazishimira imbere y'Imana, ni koko bazishima ibyishimo. Nimuririmbire Imana, muririmbire izina ryawe ishimwe, muharurire Imana inzira inyura mu butayu, iri mu igare, izina ryayo ni Ya, mwishimire imbere yayo. Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi n'umucamanza urengera abapfakazi. Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, amen. Ibohora imbohe ikaziha kugubwa neza, ariko abagome bakaba mu gihugu gikakaye. Mana, ubwo wajyaga imbere y'ubwoko bwawe, ubwo wagendaga mu butayu, isi yahinze igishitsi, ijuru riyengera imbere y'Imana. Sinayi iriya ihindura igishitsi imbere y'Imana, niyo Mana y'Abisiraheli. Mana, wavubiye imvura y'ubuntu, umwandu wawe wawushubijemo intege ubwo wari urushye. Ubwoko bwawe bwatuye muri wo, Mana, witeguriye umunyamubabaro kubwo kugira neza kwawe. Umwami Imana yatanze itegeko, abagore bamamaza inkuru baba benshi. Abami bagaba ingabo barahunga. Umugore usigaye mu rugo niwe ugabanya iminyago. Mukiryama mu ngo z'intama, amababa y'inuma akengeranaho ifeza, n'amoya yayo akengeranaho izahabu y'amazi. Ubwo ishobora byose yatatanirizaga abami mu gihugu, Shelegi yagwaga kuri Salumoni. Umusozi w'i Bashani n'umusozi w'Imana, umusozi w'i Bashani ni umusozi w'impinga nyinshi. Mwa misozi y'impinga nyinshi mwe, niki gituma murebana ishyari? Umusozi Imana yashatse kubaho, niko Uwiteka azawubaho iteka ryose. Amagare y'Imana abarika inzovu ebyiri, ni koko n'ibihumbi. Umwami Imana iri hagati yayo, Sinayi iraheraho mu rusengero. Urazamutse ujya hejuru, ujyanye iminyago. Uherewe impano hagati y'abantu, ni koko uziherewe hagati y'abagome nabo, kugira ngo Uwiteka Imana ibane nabo. Umwami ahimbazwe, utwikorerera umutwaro uko bukeye, niwe Mana itubera agakiza. Imana itubera Imana y'agakiza, idukiza kenshi, kandi Uwiteka umwami niwe ubasha gukura mu rupfu. Ariko Imana izamenagura imitwe y'abanzi bayo, n'igikoba kiriho umusatsi cy'umuntu wese ukomeza kwishyiraho urubanza. Umwami Imana yaravuze iti, nzabagarura bave i Bashani, nzabagarura bave imuhengeri w'inyanja, kugira ngo winike ikirenge cyawe mu maraso, indimi z'imbwa zawe zigabana abanzi bawe. Mana, barebye amagenda yawe, amagenda y'Imana yanjye, niyo mwami wanjye yinjira ahera. Abaririmbyi bagiye imbere, abacuranzi bakurikiyeho, hagati y'abakobwa bavuza amashako. Muhimbarize Imana mu materaniro, mwabakomotse ku isoko ya Isiraheli mwe, muhimbaze Umwami Imana. Nguriya umuryango wa Benyamini umuhererezi, niwo mutware wabo. Harimo n'abakomeye b'Abayuda n'umutwe wabo, n'abakomeye b'Abazebuluni, n'abakomeye b'Abanafutali. Imana yawe igutegekeye imbaraga. Mana, komeza ibyo wadukoreye. Uri mu rusengero rwawe, Yerusalemu niho abami bazakuzanira amaturo. Hana ya nyamaswa yo mu rufunzo, n'amapfizi menshi n'inyana zo mu mahanga, kugira ngo bakuramye bazanye ibice by'ifeza. Tatanya amahanga yishimira intambara. Abakomeye bazaza bavuye muri Egiputa, Etiyopiya hazihuta kuramburira Imana amaboko yabo. Mwa bihugu by'abami bo mu isi mwe, muririmbire Imana, muririmbire umwami ishimwe. Niwe ugenda ku ijuru ryo hejuru y'amajuru yose, byahozeho na kera kose. Dore avuga ijwi rikomeye. Mwaturire Imana ko ifite imbaraga, ubwiza bwayo buri hejuru y'Abisiraheli, imbaraga zayo ziri mu bicu. Mana, uteye ubwoba, urahera hawe. Imana y'Abisiraheli niyo iha abantu bayo imbaraga no gukomera. Amen. Igice cya 69 haravuga ngo Zaburi yahimbiwe umutwaro w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa amarebe, ni Zaburi ya Dawidi. Mana nkiza, kuko amazi ageze no ku bugingo bwanjye. Ndigise mu byondo birebire bidafite aho umuntu yahagarara. Ngeze muri nyina, umuvumbi urantembana.
kurira kuranduhije, umuhogo wanjye urumye, amaso yanjye yarerutse ngitegereza Imana yanjye. Abanyagira ubusa baruta umusatsi wo ku mutwe wanjye ubwinshi, abashaka kunzimbura bampora impamvu z'ibinyoma barakomeye. Nibwo narihishijwe icyo ntanyaze. Mana, ni wowe uzi ubupfu bwanjye, ibyaha byanjye ntubihishwa. Mwami Uwiteka Nyiringabo, abagutegereza be kumwazwa n'ibyanjye. Mana y'Abisiraheli, abagushaka be guterwa igisuzuguriro n'ibyanjye. Kuko nihanganira ibitutsi bakuntukira, mu maso hanjye huzuye ipfunwe. Mpindutse umushitsi kuri bene data n'umunyamahanga kuri bene mama. Kuko ishyaka ry'inzu yawe rindya, ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri jye. Ubwo nariraga nguhanisha umutima wanjye kwiriza ubusa, byampindukiye ibitutsi. Ubwo nambaraga ibigunira, nabaye iciro ry'imigani kuri bo. Abicara mu marembo baramvuga, nzi indirimbo y'abasinzi. Ariko jyeweho ni wowe senga Uwiteka. Mana, mu gihe cyo kwemererwamo ubwo kugira neza kwawe kwinshi, unsubirishe umurava w'agakiza kawe. Musayure mu byondo ne kurigita, nkirabanyanga nkire n'amazi maremare. Umuvumba we kuntembana, imihengeri ye kumira, rwa rwobo rwe kumbumbiraho umunwa warwo. Uwiteka unsubize, kuko imbabazi zawe ari nziza. Unkebuke nk'uko kugira neza kwawe ari kwinshi. Kandi jyewe umugaragu wawe ntumishe amaso hawe, kuko mfite umubabaro, unsubize vuba. Wegere ubugingo bwanjye ubukize, uncungure ku bw'abanzi banjye. Ni wowe uzi uko ntukwa, n'isoni zanjye n'igisuzuguriro cyanjye nabyo urabizi. Abanzi banjye bose bari imbere yawe. Ibitutsi byamenaguye umutima, ndarwaye cyane. Nashatse uwangirira imbabazi, ariko ntihaboneka n'umwe. Nashatse abo kumara umubabaro, ndababura. Kandi bampaye indurwe kuba ibyo kurya byanjye, ngize inyota bampa umushari wa vino. Ameza yabo imbere yabo ahinduke ikigoyi, bakiri mu mahoro ahinduke umutego. Amaso yabo ahumwe batareba, uhindishe umushitsi ikinyugunyugu cyabo iteka. Ubasukeho uburakari bwawe, umujinya w'inkazi wawe ubagereho. Iwabo hasigara ubusa, kandi ntihakagire uba mu mahema yabo. Kuko bagenza uwo wakubise, kandi bavuga umubabaro wabo wakomerekeje. Rundanya ibyaha ku byaha byabo, be kwinjira mu byo gukiranuka kwawe. Basibanganywe mu gitabo cy'ubugingo, be kwandikanwa n'abakiranutsi. Ariko jyeweho ndi umunyamubabaro, ndaribwa. Mana, agakiza kawe kanshire hejuru. Nzashimisha izina ry'Imana indirimbo, nzayihimbarisha ishimwe ry'ibyo yankoreye. Ibyiza bizanezeza Uwiteka birusha imfizi, cyangwa ikimasa gifite amahembe cyatuye inzara. Abagwaneza bazabireba bishime. Mwabashaka Imana mwe, imitima yanyu isubizwemo ubugingo. Kuko Uwiteka yumva abakene, ntasuzugura abe bari mu nzu y'imbohe. Ijuru n'isi bimushime, n'inyanja n'ibizigendamo byose. Kuko Imana izakiza Siyoni, ikubaka imidugudu ya Yuda, bazayibamo igihugu kibabere gakondo. Kandi urubyaro rw'abagaragu bayo ruzakiragwa, abakunda izina ryayo bazagituramo. Amen. Igice cya 70 haraga ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi, yahimbiwe kuba urwibutso. Mana, tebuka unkize, Uwiteka tebuka untabare. Abashaka ubugingo bwanjye bakorwa n'isoni bamware, abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma, bagire igisuzuguriro. Abambwira bati aha aha, basubizwe inyuma ku bw'isoni zabo. Abagushaka bose bakwishimire bakunezererwe, abakunda agakiza kawe bajye bavuga bati Imana ihimbazwe. Ariko jyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene. Mana, tebuka uzahonzi, niwe mutabazi wanjye, ni umukiza wanjye. Uwiteka ntutsinde. Amen. Yesu ashimwe cyane. Imana ibahe umugisha. Umunsi tugiye kugarukiriza hano, ubutaha tuzakomeza n'igice cya 71 muri Zaburi. Ndasaba Imana ngo ikomeze kubarindiraho muri no kubaha umugisha, kubwo gukomeza gufatanya nanjye. Tuzakomeza ubutaha.